Dutangira n'amashusho y'abana babiri b'abakobwa bari kumwe n'ababyeyi babo ubona ko bishimye cyane mu by'ukuri. Kuri n'abandi bose mukunda kubabona basangiza abantu amashusho ndetse n'amafoto yabo ku mbuga nkoranyambaga. Bishimye baseka, gusa ikitari gisanzwe nuko mu gihe gito cyaje gukurikiraho wari umuryango useka wishimye nk'uko abantu babakurikiranaga bakundaga kubabona waje kubirirwa irengero, ndetse haza gusigara umugabo ari nawe waje kugaragara kuri televiziyo avuga ko ategereje kubona abana babiri be b'abakobwa ndetse n'umugore bagaruka mu rugo. Icyari kibabaje ni uko uwo mugabo wavugaga gutyo atera abantu impuhwe ari wo mu by'ukuri wari wishe umuryango we wose urazima. Abana babiri na mama wabo baje kubura ubuzima ndetse abica kinyamaswa nk'uko turi bubigarukeho. Iyi nkuru rero yabaye ni impamo yabayeho muri 2018 ubwo umugabo yicaga abana be babiri b'abakobwa ndetse agatabana nyina wabo abana babiri akabajugunya ibigega bya peteroli ari bazima. Uyu munsi rero turagaruka kuri iyi kesi ya Chris Watts, umugabo wihekuye akambura ubuzima bw'uwo bashakanye ndetse n'abana be babiri. Inkuru rero yatangaje abantu benshi cyane ku isi mu minsi ya vuba. Niba nawe ukunda inkuru nk'izi mpamo ndetse zicukumbuye waha ikaze. Mu gitondo rero cyo kuri tariki 13 z'ukwa munani 2018 ubwo umumama cyangwa se umubyeyi umwe yahamagaye kuri polisi cyangwa se ya nimero ya 911 murazizi zina abantu bakunda guhamagara batabaza, avuga ko ahangayikishijwe cyane n'ubuzima bw'inshuti ye itari iri kwitaba telefone, inkweto ze ziri imbere y'umuryango ndetse n'imodoka iri mu igaraje. Bigaragara ko rero nta hantu yari yagiye kandi yari afite randevu yo kwa muganga. Yatabarizaga rero ni Shannon Watts, umugore wa Chris Watts wari utangiye gutabarizwa. Aribwo inkuru ndende yatangaje abantu ku isi muri rusange yari igiye kugera ahagaragara. Ese ni iki cyabaye muri iki gitondo kuri uyu mubyeyi wari utwite umwana umwe ndetse n'abana be beza b'abakobwa babiri bari he muri iki gitondo? Ni iki cyateye umugabo wari usanzwe agaragara nk'utuje ndetse akunda abana be na mama wabo gukora amahano yari yakoze muri iryo joro? Kugira dusubize ibi bibazo rero kudusaba gusubira inyuma gatoya uko aba bombi baje guhura ndetse n'uko baje gushinga umuryango ndetse n'ibibazo baje guhura nabyo byaje guteza amakimbirane yaje kubyara urupfu. Uyu mugore rero witwa Shannon Catherine we yari yavutse mu mwaka w'1984. Urumva ko yari afite imyaka 34 ubwo yarangizaga urugendo rwe kuri iyi si. Yari umukobwa rero wiyemeza ibintu akanabigeraho, yari umwana uri sociable cyane ndetse anasabana cyane mu gukura kwe. Ubwo rero afite imyaka 18 yaje kubaka urugo ariko ntirwamuhira kuko nyuma y'imyaka 6 rwaje gusenyuka bakora divorce n'uwo bari barashakanye. Abaho rero kugeza 2018 bwaje guhurira n'umugabo we kuri Facebook. Umugabo amusabye ubucuti. Uwo nta wundi rero ni Christopher Lee Watts wavutse mu 1985. Bivuze ko umugore we yamurushaga umwaka umwe, umugore awurusha umugabo. Bitandukanye rero na Shannon, Chris we yari umwana utuje cyane ndetse udakunda no kuvuga ariko unagira amasoni cyane, kuko ubwo yatangiraga gukundana na Shannon nibwo rukundo yari agize rwamaze amezi arenga 6. Nyuma y'amezi 2 rero bakundana baje kwimuka bajya kuba muri Colorado. Ubwo twageze muri 2012 ari nabwo baje kuba bakora ubukwe 2013 bibaruka umwana wa mbere. Ubwo turi kwihuta kugira tuze kugera mu by'ukuri cyari cyabaye.
2015 rero babyara undi mwana w'umukobwa bamwita Celeste cyangwa se Sisi. Umwana rero 2015 ubwo yari amaze kuvuka, wabereye umwaka uri busy cyane kuri iyi couple, cyane ko bari bamaze kugira abana babiri kandi bombi bagomba gukora cyane kugira ngo babe bakomeza umuryango wabo, cyane ko wari umaze kwaguka. Umuryango wabo rero wose ko ari babiri binjizaga 90,000 kiragiye, ari amafaranga menshi yabariye mu manyarwanda. Hano rero iwacu yabasaga $132 ku mwaka. Umuryango wabo ukorera mu by'ukuri wabayeho neza, sara ntabwo ari menshi cyane bitewe n'imibereho bari bafite. Bari bafite imyenda itandukanye, kuvuza abana ndetse no kwishyura inguzanyo yabo bakoresheje biga. 2018 rero nibwo umugore yaje gupostinga nanone kuri Facebook amashusho yerekwa uko yatunguye umugabo we, yamubwira ko atwite umwana wa gatatu. Uko byagaragaye muri ayo mashusho rero cyangwa se ako ka video, umugabo wabonaga ko abyishimiye cyane, ariko nyuma nk'uko byaje kugaragara mu by'ukuri ni uko umugabo atari yishimiye ko cyangwa se atari yiteguye ko bagira umwana wa gatatu. Mbere y'iminsi 3 rero yuko umugore aburirwa irengero yagize uruzinduko rw'akazi muri Arizona, gusa abanza kubyanga ndetse anabwira umugabo we ko yumva urugendo yarusubika, ahubwo bagakoresha icyo gihe baganira ku rugo rwabo ndetse ko basubiza ku murongo ibintu, dore ko umugore we yakoraga ibishoboka byose ngo arebe ko yakongera kubana n'umugabo we mu mahoro. Umugabo we yaramubwiye ati genda wowe nta kibazo, nuza nibwo tuzabijyamo, ngo muri za counseling murazizi amakouple ajyamo cyangwa se abantu bashakanye. Uyu mugabo rero yamubwiraga siko byari bimeze, kuko impamvu mu by'ukuri yamuhatiraga kugenda yagira ngo yibonere andi mahirwe yo kumarana igihe gihagije n'undi mugore bari batangiye gukundana mu ibanga. Umugore rero bari baramenyanye bahuriye mu kazi, yitwaga Nicole Kessinger. Uko iperereza ryabigaragaje rero, nyuma y'aho bamenyanye batangiye kujya baganira bakoresheje email. Umugabo agakoresha email y'akazi, ubwo kugira ngo umugore batabimenya. Namwe murabizi ibyo abantu batangiye gucana inyuma, baba bakora ibishoboka byose kugira ngo bahishe cyangwa se abantu bashakanye ntibabe bamenya undi mubano batangiye cyangwa ko batangiye kubaca inyuma. Uyu mugabo rero yakoreshaga email aganira na Nicole Kessinger kugira ngo mu by'ukuri umugore batazamenya ko hari ikintu cyabaye. Kessinger we yabanze kubwira Chris we ko rwose ibyo yumva ataba ari igitekerezo cyiza ko bakundana kandi yari afite umuryango. Gusa Chris we yarakomeje arabihatiriza. Ntabwo murabyumva nyine iby'umugabo watangiye kuzinuka umugore we. Byaje kurangira rero bakundanye ndetse bakajya banabonana mu ibanga. Umugore rero yari akiri mu ruzinduko rw'akazi we, rwose yari akishimye kinejejwe n'uko urugo rwabo rumeze, cyane ko yari yanahise yita umwana yari atwite w'umuhungu amwita Nico. Ubwo rero yaje kubona ikintu kidasanzwe, abona amafaranga cyangwa se amadolari 60 ava ku ikarita ya bank account bari bahuriyeho we n'umugabo we. Amafaranga yari ayo kwishyura ibiryo muri resitora. Yabigezeho ikibazo rero ndetse yanakora research areba kuri resitora umugabo we yishyiriyeho ayo madolari, asanga kuri menu yayo nta mafunguro bafite yakwishyurwa amadolari 60. Ubwo rero yahise abikeka ko hari undi muntu bashobora kuba bari gusangira. Uruzinduko rw'akazi rero rwarangiraga, Shannon yaje gutaha agaruka mu rugo. Ubwo twaheze ku munsi nyirizina y'ibintu byabereye, hari mu rukerera
saa saba gutyo na 48 za mu gitondo. Chris yaje kujya mu cyumba abana bararagamo nk'uko yabibwiye abari bashinzwe iperereza. Abana bashyiraho imisego asa nk'aho ashaka kubica ngo baheze umwuka, gusa ntibahise bapfa. Agaruka mu cyumba we n'umugore we bararagamo baratongana cyane, amubwira ukuntu atakimushaka ndetse ko atanakimukunda. Umugore nawe mu burakari bukomeye ndetse nawe yarakaye cyane, amubwira ati turamuka dukoze divorce ntabwo uzongera kubona abana n'umunsi wa rimwe. Chris rero yahise arakara, afata umugore we wari unatwite aramuniga, ndetse mu iperereza yanavuze ko yashatse kumurekura ariko akibuka ko naramuka amurekuye n'ubundi azakomeza kumubangamira ntabone uko yisanzura na wa mugore wundi Nicole yamucanaga nawe inyuma cyangwa se ryahabara rye. Mu gihe rero umugore yari amaze gupfa, abana baje gukanguka baza mu cyumba kubaza papa wabo ikintu mama wabo yabaye. Abana batangiye kurira mu gihe se nawe yarwanaga no gufata umubiri w'umugore we awuzingira mu mashuka. Anavuga ko yarakajwe cyane n'ukuntu abana bari banze gupfa. Ibyo ni ibintu we yaje kwitangariza nyuma mu gihe cy'iperereza yari amaze kwemera icyaha. Avuga ko mu by'ukuri yaje kurakazwa no kubona ukuntu abana bari kumuha akazi kenshi banze gupfa. Mu yandi magambo, yafashe rero umubiri wa mama wabo awujyana mu modoka abwira abana ngo bamukurikire. Abana baraza bafata ibikinisho byabo n'ibiringiti bakurikira papa wabo nk'uko yari yabibabwiye. Chris rero yatwaye imodoka ahantu hangana nko mu gihe cy'isaha gutyo, nuko aratwara abana ubwo bari kumwe n'umubiri wa mama wabo ariko bo batabizi. Ageze rero ahantu habaga ibigega bya peteroli arahagarara akuramo abana, afata umwana muto wandi witwaga Sisi cyangwa se Celeste, amupfuka umunwa n'amazuru akoresheje ikiringiti yari yababwiye ngo bitwaze. Umwana yamaze gushiramo umwuka azamuka hejuru ku rwego agana hejuru aho ikigega ku munwa wacyo cyangwa se aho bagipfundikirira. Ibigega binini cyane n'amuzi nka bino bigega byo mu Gatsata bya essence bya SP, ni nk'ibigega bingana nka kuriya. Yageze hejuru rero umwana amujugunyamo. Chris rero avuga ko ubwo yakoraga iki gikorwa nta mpuhwe na nkeya yari afite abana be, abe na nkeya rwose yari abafitiye. Agaruka mu modoka rero asanga umwana wundi ari nawe wari imfura ari gutitira ndetse afite ubwoba bwinshi. Ahita amubaza ati nahise papa nanjye ugiye kunkorera nk'ibyo ukoreye Sisi? Papa we rero ubwo utari ufite umutima wa kimuntu nawe yahise amufata, ndetse umwana abanza no kumurwanya nyine bimwe bya cyana, ariko nawe yamugize nk'uko yabigenje kuri murumuna we, nawe aramufata nawe amushyira mu kindi kigega. Yabashyize mu bigega bibiri rero bitandukanye kugira ngo batazigera bagira aho bahurira, ndetse ko aho hantu yumvaga ko ari kure cyane y'aho mama wabo nawe yari agiye kumushyira, ku buryo yumvaga ko batazigera bagira ahantu bahurira. Ese rero afata umurambo wa mama wabo nawe awujyana kuwucukurira umwobo nawo awushyiramo. Uko yabitangaje rero ngo yahise yumva aruhutse cyane, ndetse yumva ko ubuzima bwose yari afite inyuma bushyinguye abusize inyuma ye, ko ubu noneho afite umwanya uhagije wo kuba yabana na Nick cyangwa se Nicole. Nagira ngo wumve mu mutwe w'umuntu uri gukora ayo marorerwa uko aba atekereza.
cyangwa uko aba abyumva muri ako kanya, we yumvaga kuba yafata umuryango we akawica cyangwa se abana be bose kuba babura ubuzima na mama wabo, byatuma nta nshingano n'imwe cyangwa se kubangamirwa kundi kwazabaho bizatuma ahita anibanira mu mahoro na wa mugore w'ihabara rye, ariko abana n'umugore batakiri kumubangamira. we niko yabyumvaga. Cyane nyuma n'ubundi iyo byajemo kugira ngo murabizi bikuru ibibazo byinshi, kuko uyu mugabo yavuze ko urukundo yari yakunze Kissinger cyangwa se Nicole wa mugore wundi rwari gutuma akora igishoboka cyose ngo babane kugeza naho atagirira impuhwe na nkeya abana yibyariye. Gitondo rero haje kugera atangira gusibanganya ibimenyetso, birumvikana yafashe fone yandikira ku ishuri abana bigaga, babwira ko abana batazongera kuhagaruka, ndetse abyuka ajya mu kazi. Abantu bakoranaga bavuze ko yageze mu kazi ameze neza nkaho nta n'ikintu cyabaye. Uruka dutangira inkuru rero tuvuga ku mubyeyi wabyutse mu gitondo ahamagara kuri polisi atabariza uyu muryango. Amasaha mu gitondo rero ahagana saa 2 ubwo yahamagaraga kuri polisi abasaba ko baza gucekinga ku muturanyi wabo yarahangayikiye, yamubuza ahantu hose. Polisi rero yarahageze, ako kanya bahise bahamagara umugabo, nawe birumvikana yitaba avuga ko yabasize mu rugo, niko guhita ataha nk'umuntu wari utabaye. Barashakishije inzu yose rero nkaho koko babuze, bigeze aho polisi yaje gufata umwanzuro wo kujya kureba CCTV kamera z'abaturanyi. Ubwo bari kureba rero icyabaye muri iryo joro, niba hari amakuru bamenya Chris wari wakoze icyaha, bo babonaga ko badashaka kureba na gato kuri ayo mashusho. Waramurebaga ukabona ko koko yapanitse, bitandukanye n'uko umuntu byari kuba bishishikaje cyane nk'umuntu wari kuba wabuze umuryango we. Chris we rwose abonaga ayo mashusho adashaka no kuyareba, umuntu wari ufite ibyo yikeka, birumvikana. Umunsi waciyeho rero nta makuru mu by'ukuri amenyekanye, ubwo twageze kuri tariki 14. Uko igihe cyakomezaga gushira niko bahamagazaga ba agent batandukanye, harimo wa CBI, Colorado Bureau of Investigation, ndetse n'uwa FBI bakurikirana iki kirego. Munsi cy'uwo munsi rero bafashe umwanzuro wo gukoresha interview Chris Watts kuri TV, batumira abanyamakuru. Akenshi bakoze ibintu nk'ibi ubundi baba bagira ngo barebe koko ukuntu umuntu yitwara ari gusubiza, ndetse bazakora isesengura bareba body language cyangwa se ukuntu umubiri we wari umeze ari kuvuga. Cyane cyane baba bareba nk'umuntu wabuze abantu be ukuntu ari kwitwara, niba koko ababaye nk'umuntu wabuze abantu be cyangwa se ari ikindi kintu ahishe. Iyo bamaze gufata aya mashusho rero baragenda bakayanaliza bitonze, bakanayagenderaho mu by'ukuri bari gukora iperereza rirambuye. Ubwo bakoraga rero interview Chris Watts nk'umuntu wakoze icyaha ariko utarashakaga ko bimenyekana, yagaragaye avuga ko ababajwe cyane no kuba atazi aho abana be ndetse na mama wabo baherereye. Avuga ko niba hari umuntu uzi aho bari yagira neza akabagarura. Nyuma yaho rero aza kujya kuri polisi guhatwa ibibazo. Abagabo rero baba bakora iri perereza cyangwa se nk'aba agent ba FBI aba ari abahanga cyane, kuko ubwo yageraga kuri polisi bamwicaje nta kindi kintu baramubaza, bahise bamuha amafoto y'abana be imwe ku yindi, barangije bamubaza bati aba bana baziho iki. Yatangiye rero kubavuga, avuga ko ari abana bitondaga, ko ari abana yakundaga. Rero abashinzwe iperereza bumvagamo nuko yabavugaga nko mu gihe cyashize, cyangwa se byumvikana ko yari azi ko batazagaruka. Ubundi yaba ari undi yari guhita wenda avuga ati atizere ko ari bazima ahantu bari, akavuga ko
byumvikana ko ari iby'iki gihe cyangwa se yizeye ko abantu bakiri bazima, ariko we kuvuga nk'aho ari abantu batazagaruka byumvikanye ko hari ikindi kintu azi bo batazi. Abagenti rero bakomeje kumuhata ibibazo ndetse banamuhamiriza ko ari we uzi aho yabashyize cyangwa se ari we uzi aho bari kuko ari we wari wababonye bwa nyuma. Byarangiye rero bamukoresheje test bajya bakoresha hariya abantu bakekaho ibyaha bita polygraph test. Ni ikizami rero baba bashaka gupima niba koko umuntu ari kubeshya. Chris rero we yaragitsinzwe cyane, bigaragara ko yabeshye ibyo bamubajije, bahita rero bamubwira ko we agomba kuvugisha ukuri. Bikomeje kuyoberana rero baje guhamagara papa we ngo aze aho ngaho baganiriye kuri sitasiyo ya polisi. Impamvu rero babikoze, batekerezaga ko nihaza umuntu yisanzuraho ashobora kurangira yivuyemo akamubwira ibintu yakoze. Papa rero yaje kuza baraganira, ariko icyumba bari barimo bafataga amajwi ndetse harimo na kamera, birangira Chris yivuyemo ndetse abanza kubeshya papa we ko yasanze Shenan yishe abana be babiri, nawe ahitamo kumwica. Amaze kwemera icyaha rero aba agents baragarutse ndetse baranamubwira bati, bahita bibaza ikibazo bamubwira bati se niba Shenan yari yishe abana, kuki we wahisemo nawe kumwica? Byuze kuki utahise uhamagara polisi? Bivuze ngo ubabwire ibyabaye ukihutira kumwica nawe. Byarangiye rero Chris nawe ahisemo kubabwira ukuri ndetse anababwira aho yahishe imibiri yabo. Yaje gutabwa muri yombi rero kuri uwo munsi ahagana saa 4 z'ijoro. Mu gitondo cyo kuri uwo munsi n'ubundi bagiye gukuramo imibiri rero y'abana aho yari yabajugunye mu bigega bya peteroli, kuko byumvikana rero abana bari bangiritse cyane, dore ko bari bamaze iminsi irenga 3 barimo aho ngaho. Nicole Kasinja rero nawe yaje guhatwa ibibazo kuri polisi, ariko we nta cyaha yigeze ashinjwa. Ibintu abantu benshi na n'ubu ngubu bataremera kuko bakeka ko hari uruhare yaba yarabigizemo, gusa polisi nta bimenyetso yabonye bihagije byari gutuma nawe yafungwa. Tariki 19 z'ukwa 10 2018 ubwo urumva hari haciyemo hafi amezi 3 Chris Watts yaje gukatirwa igifungo cya burundu inshuro 5, harimo 3 ashobora kujurira ndetse anahabwa ibindi bihano by'inyongera ku byaha birimo kwica umwana utaravuka ndetse no guhisha imibiri. Kugeza ubu rero akaba afungiwe muri gereza ya Dodge Correctional Institution muri leta ya Wisconsin, aho yimuriwe avanywe muri Colorado kubera impamvu z'umutekano. Chris Watts rero si inkuru y'icyaha gusa, ni inkuru yerekana ko icyemezo kimwe kibi gishobora gusenya ubuzima bw'abantu benshi burundu. Ibyakoze ntibyice gusa umuryango we, ahubwo byasize ababyeyi, inshuti n'isi yose bafite ibibazo bitazabonerwa ibisubizo. Niba hari isomo rimwe rero twavana muri iyi nkuru, iyo urukundo rurangiye burya ubuzima ntibuhagararira aho ngaho. Gutandukana yego birababaza, amakimbirane aba ahari, ko kwica nanone si cyo gisubizo. Hari igihe umuntu atekereza ko guhisha ukuri cyangwa gukora ikibi bizamukiza ibibazo, ariko kuri kuratinda ntabwo guhera.
ariya maraso y'inzirakarengane amenetse, nta jambo cyangwa kwicuza cyangwa se nta n'igihano gishobora kuzasubiza. Ndagushimiye rero wabanye natwe, avuta mu kindi kiganiro mu nkuru nk'izi ngizi, Imana ibane nawe mu byo ukora byose.